Imitoma iravuza ubuhuha hagati y'uwitwa Disi Clement ndetse n'uwitwa Ariane biyemeje gutangirana urugendo rwabo mu buzima. Mbasuze kandi nkomeze kubishimira abantu mwese mukurikirana Edge Group, ngira ngo tubagezaho ibyiza amanywa buri gihe igitondo kabisa, tuba turi kumwe namwe 5 kuri 5. Uyu munsi rero twongeye twagarutse mu biganiro byacu, dore ko ari akadasohoka buri munsi tuba tubagezaho amakuru agiye atandukanye kabisa. Ngiye rero muri kumwe nawe ubu ni Junior Kevin, nawe ngiye kubageza hamwe mu makuru y'ibyamamare. Murabizi ko mbakunda cyane rero, amakuru yacu aba ari akadasohoka kabisa. Uyu munsi niki kiri kuvugwa mu myidagaduro, dore ko ari byinshi biba biri kugenda bivugwa hirya no hino kabisa. Imitoma iravuza ubuhuha hagati y'uwitwa Disi Clement ndetse n'uwitwa Ariane biyemeje gutangirana urugendo rwabo mu buzima kabisa, bari kumwe biyunze. Umuhungu utambika umukobwa impeta burya ngo abarimbwa kabisa. Niko ibintu bigenda bivugwa rero. Iyi ni inkuru rero dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye rero, nyuma y'uko yambitse impeta y'urukundo cyangwa se icyo dukunze kwita fiançailles rero, uyu nguyu bamwita Manzi Alliance. Manzi Alliance rero witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2022. uyu mukobwa mu mwibuke neza nibwo yitabiraga rya rushanwa ahagarariye umujyi wa Kigali, nubwo bitaje kumuhira ngo bikomeze kugenda birushaho kugenda biba byiza. Uyu munyamakuru rero nk'uko bisanzwe yitwa Nigaba Clement, wamenyekanye ku izina nka Disi Clement. Turamuzi cyane kuri YouTube channel, turamuzi cyane kabisa ku Isibo Radio. Numwe mu banyamakuru bamaje kugira izina hano iwacu kabisa. Yatomoye madamu we Manzi Alliance karahava kabisa, avuga ati Miss wisi kabisa. Ibyo rero byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 20 Mata mwaka 2024 mu birori binogeye ijisho rero byaberaga hitwa M Hotel, ni Kigali. Abantu batahazi kabisa uzamuka kujya mu mujyi. Ni ibirori rero byabirimo abantu benshi bagiye batandukanye, inshuti n'abavandimwe buno mugenge kabisa, dore ko bose bahuriye mu cyitwa imyidagaduro. Harimo rero umwe mu bagabo tumenyeranye cyane hano yitwa Muyoboke Alexis. Harimo n'undi murabizi ko uyu Muyoboke Alexis ni umujyanama w'abahanzi cyangwa se ureberera inyungu z'abahanzi. Harimo witwa Rugamba Ivry, umunyamideli akaba n'umushabitsi, Isimbi Vestina cyangwa se Isimbi Model, ni Tegeka William Julius, uyu bamwita Chita mwaba umwe yitwa Chita Magic. Rero byari bihe byiza kabisa. Mu gihe aba bantu bakomeje kwishimira intambwe y'ubwabo bagiye kuba batera kabisa mu buzima bwabo yo kubana, Disi Clement ntiyigeza byihererana kabisa, aho yagiye kubishyira ku mugaragaro. Yabishyize hehe rero? Ni amagambo akomeye cyane yandikiraga umukunzi wabinyujije ku rubuga rwa Instagram, yandikira witwa Manzi Alliance urwamukunda kabisa, amubwira ko yamuzaniye impinduka mu buzima. Mu magambo ubwe yivugiye ati rwose mu maso yawe mbona ejo heza hanjye kabisa, wangize umuntu wishimye cyane ku isi. Bavuga ko iyo ubizi uba ubizi kabisa, nanjye rero ndabizi neza ko nshaka kumarana ubuzima bwanjye bwose nawe kabisa. Nkukunda birenze kubikubwira kabisa, Ariane wanjye. Namwe muri aho ngaho muricaye, ntimurimo mutomagiza abana, ntimurimo mubatera imitoma kabisa. Yitwa Disi Clement, yari koco yaramubwira ati Ariane wanjye iyo ubizi uba ubizi rega.
nk'uko gushimira rero ari umuco w'abanyarwanda kandi akaba ari n'umuco dusanganwe unashimangira ubunyarwanda bwacu. Ariane ntigeze azuyaza kuko yise yihutira gusubiza umukunzi we, aramubwira ati rwose mukunzi, nishimiye gufatanyiriza hamwe urugendo rushyashya nawe kabisa, uru rugendo narwishimiye. Uyu mukobwa wambitswe rero impeta na Disclaimer, nababwiye ko yamenyekanye ubwo yitabiraga Miss Rwanda 2022 ari mu bahagarariye umujyi wa Kigali. N'amakuru advert dufite y'umwihariko kandi yizewe nuko uyu mukobwa amaranye imyaka isaga 2 n'uyu musore rwose witwa Disclaimer. Abantu beza cyane barakeye mu mafoto meza kabisa mu bintu by'umutuku. Umukobwa aproposwa kabisa avuga ati rwose ugomba kumbera papa waba. Ariko urukundo ruraryoha my friend kabisa, ari nk'igende b'abantu bambikanye impeta nkavuga nti ariko iki gihe nanjye nzakigera. Ugasanga rero uri kwibaza niba uzambika umwana impeta bikakuyobera, ariko ntekereza nashidikanya ko ari igihe kiba kitaragera. Mu minsi iri imbere tuzijajara kabisa, tugurishe n'amapantaro byose undi twambike umwana impeta kabisa. Ese wowe urateganya kwambika umwana wawe impeta gihe ki kabisa? Urateganya kwambika umugore umubwira ngo would you marry me? Yewe gawi. It's a true story man. Thank you so much. Rero inkuru yacu yari yongiye kabisa kuri Disclaimer wambitse umukunzi we impeta Manzi Ariane. Tubifuriza ibihe byiza kabisa, kandi bavuze yuko bazadutamo n'ubukwe muri Gicurasi uyu mwaka wa 2024. Tuzaba twishimana na Disclaimer kabisa ari kumwe n'umukunzi we. Yewe ga bintu byiza cyane kabisa, ubukwe tubutegereje turi benshi sana, murabizi ko mbakunda.